Kentucky. Ageze Kentucky umugabo agira ubwoba, ubanza John yagumye kumutera ubwoba wari ufite Eva kumushuti we, amubwira ngo uwo mugore wicaranye aho wataye umwana akanta, ibizakubaho atangira kumushinja ko amusangiza, mbese amusomeza umugore bamusangi aba mbese amwangiriza ko amushaka. Eva rero niko kuvuga, hari umuntu wamuhamagara amubwira ati ngwino muri Maine. Uwo ni mzungu. Utari umwe utari babiri, njyewe rwose ariko niba nari mwandikiye ngo ajoininge umuntu bamuhamagara abagabo batatu muri Maine. Ngwino turaguha akazi, ashike bamugurira imodoka bamuha n'akazi. Uretse gato ninde muntu haguriye Eva imodoka rero? Inkuru iraryoshye. Maine umuceri. Imodoka ariko we eske kwa ngaho tuvanze yagiye Kentucky kandi ajya Tennessee cyangwa uri kuhitiranya? Ni je yambwiye yambwiye Kentucky, maybe kwa Tennessee yegeranye na Kentucky bura yarabyitiranyije, ariko aho nzi yambwiye Kentucky. Ni Tennessee ntabwo ari Kentucky, komeza. Yaje hari abantu baje kumenya muri baramuhamagaye muri Kentucky muri Maine ngo bamugurira n'imodoka, bamukodeshereza inzu nk'amezi niba arenga 5. Narangiza ngo ntabwo buranga bukora, komeza. Uziko bavuga ngo uburanga bukugeza ibwami ubwenge bukagutuza, komeza ndakumva. Noneho Eva avuze ati nje mbonye akazi ibiki, arasezera abwira John ati bye. Gusa icyo nzi numvishe uretse audio ya Eva n'abantu bo muri Michigan bavuga ko Eva yubaha urugo wande wase wa John, baramwinginga nta kindi twakora, nabo bazi umwana wabo. Je umutipe yambwiye ati John ni gito simuzi, ati ikiza kwereka ko Eva yarenganye. Familia yabuze n'ukwigira ya John ivuga ati Eva n'umwana mwiza batarabona. What? Baramukunda. Jay urari gasu vayo hano. Jay ngwino hano. Jay no kubuhari no kubutari kumva ntabwo ni ibintu bitandukanye bro. Mondumva ngo byagenze bite? No subira bityo kintu, subira maho hano ngo abantu batuye Michigan ngo ngwiki irunga ngwino kuko ankuru je yavuze kuri Eva numva narira mbona. Reka nkubwire. Okay, uretse gato irunga mbabare ntabwo ngiye kujya muri ntuza muri community y'abanyamurenge. Hoya wayijya mu why not niba hari ikivugwamo uretse gato Eva nk'umukazana wanyu. Umva Godifa umukazana w'abanyamurenge n'umukazana wacu sebukwe na nyirabukwe bamukunda nk'inka. Baramukunda nk'inka imwe. Ugenda uhamagara abantu bo muri Michigan, na hantu na hamwe bakubwira ko Eva yigeze yiyandarika. Nta saga ya Eva uzumva, ahubwo bazakubwira ko John ari umuntu udashobotse. Iby'umugore wabisore John yacumise we bimeze biti? Ntose ntiyamukoreye amabi mu maso, yamufashe kabiri. Irunga Ndakumva Jay. Story y'abisore. Ibisore aza kwiyama John mu rugo waruyizi? Ndayizi. Urakoze. John ntashobotse, komeza. Nange kuvuga hari indi story related kuri John. Hari urugo narwo bivugwa ko yasenye. Ndapfuye buretse manze nyari. Ihagarike hanyara bashiki ba. Oya komeza, uravuze ngira ubwoba no baziraje ariko komeza. Asa ntibizwe. Rutaru rwa bisore. No. Eva Kennedy advocacy, komeza. Niko bivugwa. Ntago nabonye ntakintu duhagaze uko twafasha kaburu. Kandi subwo simfite byose ariko si umutipe afite umurizo umeze ute. Nyuma yo kujya kubaga abanyakiga turagaruka ku mushuti wabo bakadasoka Nyabitanga. Nyabitanga yagize ati
udakora kuri Nyabitanga. Nyabitanga umva Irunga. Nyabitanga yamanutse Kigali. Ndakumva Jay. Nyabitanga niba ari umushuti wawe koko n'umushuti wawe? Ya ni inshuti bisanzwe kuko nawe uri inshuti yanjye. Mugurire parufe. Ariko se naguharabika. Areka Jay, oya nutukana ndavaho ntutuka abantu ndakwinginze. Irunga. Nukuvuga Irunga. Ndakwinginze ndagusaba. Irunga. Cha urabirunga bibubusa Ndi kukubwira. Mugurire parufe. Tugende gato Irunga. Mbere yuko tujya kuri urwo rugo ni ibanga. Ni ibanga ariko birazwi. Yararusenye uyu mutipe Anga turi abantu 745. Ntiraburamo mwene wacu ubizi ejo uzabyumva. None se niba na John araha urugo bamwagiriza. Irunga. John ariko ngasoma no kukamogi. Aragiye dukeneye umuntu ushobora Jay reka tugende gatoya urimo kunyumva buriya hari ikintu kijya kibaho sibyo bro abantu bafashe uyu mwana w'umukobwa urumva bamugira indaya bro bamugira umuntu udashobotse Eva bro reka nze nkubwire twese ntabwo turi perfect sorry ari abantu bari kumpamagarira bashaka kumpamagara urukizongegera Godfa nagasuku na muya sinaje hano kubesha sindi bahimba sindi guhimba ndi kukubaza John ngo wakamogi none se Michigan abarara benshi se si bagakoresha John anywa kamogi ntanywa kamogi Michigan ruremewe Michigan nagiyeyo abantu Michigan sinzi kwateza satani ariko barajya mu ndashaka ko Irunga bisobanura reka dukomeze ariko aya makuru ni nko kwikorera ibaro ugakuramo akenda kamwe ukayikorera ibaro iragoye gufungura ariko yifungura umusa yifungure so nuko John atara John hari urugo yagirizwa bibi cyane rundi rutarurwa bisore cyari ubwo mu yindi state bitari iwa yambukiranya state yavaga muri state akajya kwenda mu zindi state uvuze uti tuvuga ngo ariko Godfa umwana bita John nawe ngo urango ni rubyogo mu kurongora ngo akoresha imiti oya John ntabwo ngura umujyi abantu bari komwe ngo anywa kamogi agakoresha n'imiti mu kurongora yewe byose bimbize ntabwo John bro abanyamurenge bagura umujyi ni ku ntoki ntabwo John ngura umujyi pe ese ko muri umwambura oya ntabwo John umurizo waramunaniye ariko ntabwo ngura umujyi Irunga tugaruke rero wamenye amakuru ko yagiye i Kigali agafata umuntu bita Nyabitanga urumva aravuga ati mbere wenda kwikuza manzu b'inshuti za amushakira abana John aragenda arababaga akabarya arangije kubarya kandi ikintu kibabaje kurusha ibindi rero ni iki ngiki urumva ikintu kibabaje kurusha ibindi cyababaje ibintu byatumye ibintu biba bikurushaho John yageze ikintu yabakoreye ni iki ngiki umva hano ifoto y'urwibutso umva ese ariko ntabwo agakora sinubona ifoto y'urwibutso egeze imbere yari abana bamuririmbiraga iraringutse ikintu cyabayeho John ibintu yakoze ntabwo ari iby'u Rwanda so anyway tukiri ahangaha bwana Irunga ku bantu bavuga ko uyu mwana w'umukobwa ari we wananiwe John ari we wananiranye ageze muri Amerika wababwira iki
sha nabaha 10% na 5%. Kuko John Eva nawe si marayika. Yego. Ariko navuze ngo canzu sije simbera sinza n'iby'amoko ngo umunyamurenge umunyamasisi no. Urabafite basaze mu mago yacu barahari abanyamurenge bashatswe mu yandi moko asazi yo nta bibazo bagira. Ndabivuga nk'umuntu nka John nyine wananiranye ku giti cye. Urumva no kuvuga ngo John agenda agaruka mu majwi tutarumva na Eva ataranavugwa. John yavuzweho gusenya ingo mu ntera amabuye wacu, ariko John yagenda gakunda abakobwa isha mana we umuntu wambwiye ko yaba yaranyemera akajoyininga akayavuga neza amakuru. Ini story sinari interested nayo. Umuntu yankubise kuri call turi abantu bangahe arayatubwira yose nubwo aya makuru bayavuze ndi ngenye abyo mwumva. Eva ntimwikorere Eva se mu Rwanda yasenye ingo zingahe? Yasenyeye nde? Niba yarasambanaga icyo ni ikintu ni privacy. Ntaho John yigeze avuga ati mugore uraje ariko aje dufitanye ibibazo. Nta kibazo bigeze bagira. Ese aje kwigira gusambana Michigan? Niba yaranasambanye yabitewe n'ingeso z'umugabo. Mana yanjye. No tugaruke ku modoka. Eva nawe ntabwo tuza kumuhereza. Tugaruke ku modoka. Ninde waguriye Eva imodoka muri ntuza muri Mene? Nta bagabo muri Mene. Bande? Godifa iyo nawe ibe devoir. Ugenda bazabakorera bamuguriye imodoka ngiye kurara amenye bamukodeshereza inzu bamuha akazi mu nzu 3 urayakoraga hano. Ngibi uwawe biri inyuma ni nzungu warabikoze nzungu nimbwa bro. Godfa wambabariye kuko umwana umuswera nyina ntukomeze kumuvuga mwana kanini. Excuse mujya mubaza agaterewe nibaterera ikintu hejuru uriya nimbwa mbi ku giti cyawe. Ariko reka nkubwire uyu Eva nta nubwo mugende mureba hari abagabo babiri batarimo nzungu. Nuze se nzungu se agira company nimbwa nyine mu bagabo bafite company bafite ifaranga bamuze nzungu nimbwa simuvugira sinjana kuvugira nzungu ariko nzungu nimbwira ikintu bita ikibuba irungubwe niwe nyibwiriye ko nzunga ari imbwa. Imana ikubabare sindavugana nawe urashaka se nimbwa se hari umurizo wamubonanye. Excuse umutuke neza niba mufitanye beef yawe ureke kumuzana ngo nimbwa yagize ati hanyuma bwana kandi niba nzungu yararongoye yarasambanye na gira ikintu umbwira kuri uyu mukobwa ni Godifa yewe bibaza Jeskizo itonde banze ureke mbwire Jeskizo uyu mukobwa ureba ha uyu nguyu atwita inda ya uyu nguyu aba muri Canada atwita inda yande atwita inda ya John ni uyu ni fiance wa John. Jesus, he loves you too much. Yeah. Uyu ni fiance wa John bro. Bahuriye. Emtere. Uyu mubura bahurira. John ntashobotse. John ni icyo turi kumwe Godifa 100 ndetse 110. None muzogarura uyu mwana yongere kugaruka muri urugo kugira ngo abane n'igipfu cyanyu. Eva. Muzugaruke yihanganire uyu mugabo wagize imico nk'iy'abanyitu. Muzohuriye. None se nkubaze. Irunga barimo barambwira ngo biteze kuva kuri live ubundi ugasobanura neza uwakugize injajwa. Wamubonye uyu mwana? Ndi umunyamakuru bro ntago ndinjajwa kandi niba ndiyo ubwo nyine ndi muri iyo kategori. Mu banyamurenge baraguca.
bande baranca se baranciriye irungu muzi igice ariko uraho uri kunkanga ngewe ngo baranca ari ryazi nakoreshaga nirihe muri comedy bro handi irunga ni izina ryanjye riri ku cyangombwa oya ndavuga izina rya zina nakoreshaga muri comedy nirihe Terezia wa Yesu oya imwe wakoresheje muri ka kavido ikintu mutara kavido nshaka gukina kurino ngo umva mo barandika ngo baraguhebye yewe ntaki umva Jessica nushake bakubwira untuke ntakitambera n'urubwa rurambe irunga ntago ari uri kubivuga n'abanyamurenge bari barabivuga hangaho kabyara hari ikibazo se ndakahebwe noneho batangiye kunyohereza gift ngo kuba ko ndimo ndabikubwira bashaka bakohereza na cash app ku mafaranga mukomeze mwohereze sha mwohereze Jessica umubwire irunga ndamo wabwirira gereka ibyo mutavuga nagize ntese ese uvuze ko inzu yahiye niwe wayitwitse oya bakomeje kwitanga injajwa se ibyo navuze ntago ari ukuri mwahinduye ikiganiro tugaruke mu kiganiro ira comedy wakinnye muri Kenya yambaye nk'abayisilamu yitwa gute ipilau tuje ku ipilau yitwa gute iyo video yitwa gute ngirunga yaraciwe kubera kujajwa wanciye ko bari kubyandikamo hano se ngo hanyuma sinzi ko byagenze ukazamurira abantu ariko ntabwo DJ twigeze tumwibagirwa narya ntiwumva ko uyu bari kumucumita ntiwumva Tony uzongera bakana ko atagusambanya iri joro kumwe nari mu nzu bande se bari kunsambanya numvishije hano hari ikijwi c'umugabo nta mugabo mwumvishe hari ikintu gihumye ngo urashaka kumbwira ko aya masaha saa 9 za nijoro uwo mugabo ari nde muri kumwe no sense si indaya niba ari indaya ntago bagombye kumusambanya nyine arabona gute amafaranga zo kwishyura inzu indaya ni nyoko na naya gusaba se oya nyoko ni uryoshye we ntago nakwemera oya mbabariro nzibeho rero ntago tuziranye kandi bari kugusambanya tubyumvise inde se usambanya undi wowe byumvishe he none se uwo mugabo turi kumva ninde wowe se mugabo none se bro nyine ibaza aramutse nk'ubu ibaze nk'uwabyihaka Tony abagabo batatu ntago bakifata ngo bakubeshere nanjye sinkuzi kandi genda utatuke mu maguru ya mama wawe nawe bakomeze bagutatamure oya uziba mani ibintu by'ibinyamirongero hari ibinyamurenge se urabibonye se wakintu oya nzibaho sheri nzibaho sindi umuheha hano kuri pano ye niwe unzi wowe ntabwo nzibaho sinkakumenye guys mwandike muri comment ngo Tony bari kumuswera bene wanyu sheri agusha iduka guys mwandike muri banyumvira kino gicucu guys mwandike muri comment ngo byabuze ubwenge wowe urashaka kumpungiraho cyangwa urashaka igicucu ni bene wanyu sheri njye ntabwo wanshobora ndi umunyamasisi ntabwo wanshobora urashobotse wewe none se wowe uranshobora wowe uri iki wamarira iki irunga wakigoryiwe umva maze ubwire wabuze icyo umarira bene wanyu n'umuryango wawe ngo njye nagira icyo nkumarira kamarira abana none abanyamurenge bene wanyu ariko Tony mabera wakomeje kuvuga abanyamurenge vuga irunga ku giti cye apana ibyo kuvuga abanyamurenge gashono kanyu umva ye wowe sakanye vuga irunga ku giti cye apana abanyamurenge umva nkubwire sheri umva maze nkubwire iyo umuntu atiyubashye umuhereza ibintu akwiriye cyangwa umuhereza ibintu ashaka kumva gusa ari kumbwira iki reka rero kwikomeza kuvuga ngo ujeneraliza ngo abanyamurenge ariko yaje mu zina ryabo oya ntago yigeze aza mu izina ry'abanyamurenge wose ahagarariye abanyamurenge none wumvishe ibintu yavuze cyangwa ntabyo wumvishije yavuze ko bari kuguswera kandi twabyumvise ko bari kuguswera koko azaswere nyina
none se urimo uratuka nyina muri kumwe ubwiye n'iki ko tutari kumwe oya banzu urangiranye n'icyo gikobo kiri kugucumita ahubwo wowe ureke gukomeza guhangira kuri irungu Deskizo genda ucumite mu mazuru ya nyoko shu oya nyoko ni ntabwo dusa nyoko niwe bamihiye gaca gashino kanya ibyo uri kumbwira ibyo uri kwitekerereza reka twumve topic ariko uziko buryo buraya ni umwuga mubi umuntu aba yamaze kwiyambura ubumuntu umugabo avugiyemo tumwumva ugiye kubyihakana mwana none se uwo mwuga nyine impamvu ari umwuga mubi ni uko ari wowe wasenye nyoko ndi kukubwira uburaya buriya shaho iyo umuntu amaze kuba indaya ubumuntu buragenda iyo umuntu amaze kuba indaya ubumuntu buragenda ibaze kuba waravutse uri ikinyendaro nawe ukaza kuza gukomerezaho ikinyendaro ni so sheri umva ikinyendaro irunga we umva manza mubwire uyu mwana w'umukobwa yavutse ari ikinyendaro noneho kuvuka ari ikinyendaro aza no kuza gukomerezaho nawe abindaya ubu tuvugana amaginga ya ngaya barimo baramucumita atarantoza igito ugira amahirwe abona umuntu umucumita kuki nyoko yabuze umucumita ndi kuvuga ngo ibaze kugeza amaginga aya ngaya barimo barakumena imwoye n'agato bakanuka bandurira muri komenti ibintu abantu barimo baragukorera bakwibutsa kuri ikinyendaro wamwumvise wa mugabo nanone wa mugabo wamwumvise wongeye kuva wa mugabo si usetse akabagabo nabo baragowe ndagase ibaze ko wajya gucumita indaya nk'iri ntago warunzi nanjye ntago nari nkuzi ntago nagakwiye kumenya nyagukomba agashino kanjye wowe ntago warunzi nanjye ntago nari nkuzi aya warushatse kumenya uriya muhungu warushatse kumumenyera ko ntago nari kukwemerera kirazira kikaziririzwa ntago nari kukwemerera ko umumenyera bene kariya kanyine ni igiki se ntago nari kwemera ko umumenyera kirazira kikaziririzwa urashaka kumenyera umuntu ukamumenyera ukoresha ngo abo bantu uvuga wowe baragutamitse zino ni imbwa njye nzifata nk'imbwa bro inki z'imbwa njye nzakwereke mesaje zanyandikiye DM ni imbwa izihe nyine mbwira izo uri kuvugira nyine isa nk'ubizivuga ntago nzizi izo arizo Tony mbwira shashiri none se izo uri kuvugira ntago zizi irunga se nakubwiye imbwa uri kuvugira urazizi irunga nyiri uyu muhungu kwahubutse se yoga habukire muri nyina Godfa garura irunga agiye gusiba message garura irunga waragasiba message sheri umva ubwira Jeski umva buretse gato ntago tuziranye ariko izi mbwa zose uri kuvugira turazizi muri DM turazizi Godfa so chill bro jya kuzana irumva menya agiye gusiba message kuko umwana w'umukobwa avuze ko afite za message mizo message Tony nta message wenda ziguhereza se ndakuzi mizo message bakwandikira DM ngenda ziguhereza wenda kuzi bro we ntago muzi ntago muzi mizo message bakwandikira DM ndaziguhereza se wenda kuzi mbere yuko batangira kuguswera we banze uzimperezo message umva maze umbwire genda ubijyane kuri nyoko we ntago nzi wa musore arongera asekeyemo salama bro gasekere nyoko salama bro gasekere nyoko ceceka gashono kanyo salama bro wowe se warya kanyoko buretse gato salama bro mvana w'ububobo salama bro kintu cyarerewe mu karani salama bro
wamwumvise bro ni wamwumvise bro ni buretse gato musaza nyine wawe buretse gato gashino kanyu buretse gato salama bro bro ese ninde hano mwana kuki mwitwereza se salama bro bro wawe ninde hano bro wawe ninde hano kuki witwereza umusa umusa wawe se ninde hano ese ko arimo arashaka kuvuga ukamuvugiramo ninde se ndi ari gushaka kuvuga nkamuvugiramo wigize ikigoryi hano buretse gato reka kumuvugiramo kuki wigize mayibobo reka buretse gato we nyagukomba gakumba ari kanyo buretse gato salama bro ndareka iki wowe uranze wamabyiwe salama bro salama se uramuzi umva ukuntu kigize ikirindagizi salama bro inde se indi uri gusuhuza hano guys mwamwumvise ko ijwi ryatangiye kuzamuka wigize ikigoryi guys mwamwumvise nkomeze cyangwa ndekere guys mwamwumvise cyangwa ntabwo muramwumva urakomeza iki se ufite amakuru yo kuvuga guys mwamwumvise jya ureka ububwa sheri jya ureka guys mwamwumvise sheri jya ureka ububwa utangaza ibintu byakugenzaga njyewe ndeke reka abana babanze barangaza iryo bro nk'iyo bakurangaje reka abana babanze barangaza iryo sha wowe inyo yawe iri hejuru turabizi reka abana babanze barangaza iryo sha usibye n'inyo yawe n'umunwa wawe uri hejuru reka bawurangaze reka abana babanze salama bro bro wawe ariko ninde ntabwo mvugana nawe umusinzi urumva utasinze wowe uragasinde bukwirireho cyangwa usindane ntabwo na nyoko nshobora kuvugana nawe umusinzi salama ariko se ndi kuvugana nawe ngende kuvugana nawe wowe ugasuhuza abantu batanakuzi imana nyihere umujama nivugane nawe urakajamagurika salama bro uretse gato salama bro ntuvuge umva nkubwire wa kigoryi we ntabwo mvugana nawe gashino kanyu nshaka kwivugishiriza uwo mujama akanyoko se karasukuye nshaka kwivugishiriza uwo mujama bro nyine akanyoko buretse gato bro ndeka iki akanyoko karasukuye bro ngwino tuvugane hano wambesire waraje wifatira abantu kuri media bro akanyoko nako nigasukuye ariko Jay uri moderator sinzi niba ugishaka kumuhana ariko uri moderator oya ndi gushaka kuvugisha uriya mujama bro numvishe ijwi ndizi niyo mpamvu uravuga nde hari umujama uri aho ngaho urimo urasambanya ako karaya niwe nshaka kuvugisha yatangiye kuvuga ariko yajya kuvuga agahita akamubuza sha sheri indaya ni nyoko arajya kuvuga hano wizana nk'ababyeyi wa mukobwa we ariko abagabo nabo ndagaswe nta mitima bakigira ibaze kujya guswera karaya nk'aka w'abantu ubazanyemo gute wafashe umuntu ku giti cye ukazana nk'ababyeyi nibyo nakabwiye kare gashaka kujeneraliza irunga kaba kamukuye hano irunga kubera icyo ari kumvuga nabi ntuhite umubwira njye najya kuvuga ukambwira yigeze avuga ku mubyeyi wawe shushu yigeze avuga ku mubyeyi wawe Tony no come on nawe urazana nk'ababyeyi reka mubwire njye urazi ko nayo none se urazana nk'ababyeyi nta kuntu niba ari ukujya ababyeyi none ntabwo ari ibyo kameme nawe uri umwana w'umukobwa w'umwari shiri none se Godfa ari no ko ndi umwana w'umukobwa kubera icyo unteze imbwa nk'ise ikazi kamenyera wayi ariko ibaze vraiment nose kankubaze sheri umva manza umbwire rero Godfa uraje twumva umugabo Godfa izimbwa oya
Okay, niba byari brage ubwo it's ntabwo ari no fine, it's kuvuga ngo fine. nimuguretse gato ninjye wamucokoje ndavuga nti uwo mugabo bari kukurya wari kutubwira ati ndi mu kazi mwokatsindwa mu cyangwa bashaka kundi kuntu bishyiramo brag wowe ibintu byose bitubishyiramo neza ugafasha umunyamurenge w'abandi Ntukambeshye. umunyamurenge wari ukutwihera story urafasha urateruye ukubise hasi ufashe Jay none se ubwo kakamubaza nawe kameme ibazana nawe nganira nawe Tony kandi noneho abantu babiri kandi mwibeshye Okay, Godfather, wowe you are my friend, mbwira icyo ushaka. mpereza uwo mugabo Mutinge se. uwo mugabo ninde Umugabo ntawe mbona kwiyipana. Mutinge. kandi warahindutse Nahinduwe namwe sheri, nahinduwe namwe. Tony uzi ko ukunda ariko mwahindutse Sheri nanjye ndagukunda ariko kubera icyo neza kino kigori gise. urongera gutuka Jay arakumanura Ni moderator amanure bintu wayikise. Tony ikintu kimwe nakubwira yagiye yamanutse araje inkuru ya Eva arayishe yose Jay irunga muzane bro zanira irunga zamuka Eva yagiye urumva ikintu abantu batadamenya ntabwo ushobora gufata umuntu umwe maze ngo umutukire ubwoko yakomeza kujeneraliza ngo abanyamurenge niba hari ikintu cya mbere abantu batajya bakunda cyangwa se abanyamurenge badakunda ni ibyo bintu nyine byo kuza ngo uhite ujeneraliza ntabwo ari ibintu byiza ariko community ni ikintu udashobora kujeneraliza ariko reka dukomeze inkuru irunga shyiramo request ndagushaka irunga baramubaze ahuye n'umuntu bita Tony aramubaga irunga ariruka n'uruhara bro reka mbabwire bavandi twebwe Tony ababuye umuntu uyu nguyu amakuru ufite ngo ni John wari umwohereje twebwe rero ntago tujye okay simvuga twebwe wa mugani wa Jay iyo turi hano ntago ndi umunyamurenge yes ntago biteye isoni ni ishema ryanje ku umunyamurenge ariko wa mugani wa Jay ntago bantumye nta nubwo turi kuganira nk'abantu ntunabahagarariye bivuga sinabahagarariye no kwitwa ntibinteye isoni ariko kubera iki naza umuntu akambonamo ubunyamurenge aho kumbona ngo aka kanyamurenge ntakibazo ndagasize ubuse navuga ngo akanyarwanda gaki no sibyo urumva bira ni discrimination nimbi cyane ameze nka babandi b'abakongomani birigiye bariye bajya bavuga ba Rwanda ba Tusi nk'ibi ntago bibyo turi muri entertainment urumva ukazana ibyo ntuka uko ushaka je ntago ndi igifura wantuka kabisa Jane aramarambye ngo bene wacu bari nta kibazo so azana bene ibyo niyo mpamvu nacecetse nta kindi nahise mbibona ko yise wigendera ntago nazana community oya nanjye nagize ngo nawe ugiye guhagarara aho ngaho utangira umusubize umubwire ko umuvugizi naringiye kubikora buriya je wari kubukoza ko nturi umuvugizi w'abanyamurenge umuntu bita irunga nabaye Godfather aranze aho tuziranye arahazi ngewe no muri segonderi nize Kibungo nize mpangara nguhangara usibye ko nakishijwe nkayireka ndagutuka nkakumanuka wize Kibungo wagana Nize Kibungo ahantu hitwa Imutenderi groupe scolaire de Mutenderi ndahava niga i Butare niyo tuziranye Godfather nize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ye nari umukonari bro nije mu murenge wa mbere w'umukonari Godfather sinari Butare uyu nguyu nari muri imbere umwaka sha Godfather se tuziranye twabanaga mu bintu by'amateatre hajye babyitaga by'abandi ariko se kugiye kuntanga nawe wabaye gute reka ndekero Godfather ni marize mu gihe cy'abakonari Godfather yabakuze cyane none se uratekereza ko ngiye nkuze cyangwa ndi muto nyine mise mbumva ko ntago muze 42 reka nkubwire oya nawe ugiye kure abakonari iby'abakonari bicitse kera inkuru ya Eva twayiretse reba oya turaje ni pause turi gucishamo ni nk'ikorari ni nka korasi urareba bantuza iyo korase uyicemo ariko unatekereza ko John yacumise nyirabitanga habe na rimwe kubwiza ukuri sinananagiye na kure nayo mvuye sinakubwiye inkuru ntazi sinjya nyivuga Godfather
mukore mvuye inyuma mu gikari. Icyo cya Nyabitanga uri kuvuga ngo ikintu cya Nyabitanga cyo kuvuga ngo Nyabitanga nta okay, si mujyama hejuru, si muvugira, urumva ko ngo ni inshuti yanjye. No, Nyabitanga ntago, ahubwo Nyabitanga ashobore kuba basaza bande ba Eva bari babwiye Jay yandagaze Nyabitanga kubera yuko niwe watangaga amapasi. umva igiswahili nacyo wakigoryo Ndicho ni kigogi Jay, ni kigogi ariko kizi gutara amakuru. genda kaswahili Nakoze kuri Sarusi sha imyaka 4. Sarusi nibyo waguhamagariraga mu ngo Nyabitanga ngo byagenze bite? Nyabitanga basaza bande ba Eva bamurakariye. Kandi nabo baba bari kumwe. Harubihakana. Komeza twumve. Baramuziza ko yatangaga amapase kwande kwa John. Wabyumvise Jay? Nuri cyo ko atari kuvuga. So rero none se ngewe buretse gato Godfa none ngewe ukanzana gute mu mwandiko iro nzana nde mu mwandiko? ngewe unzanye gute mu mwandiko? None se ntabwo wakoze inkuru uvuga ko Nyabitanga yacumitanye na Ntuza? Nande none se rya koti yari yambaye Nyabitanga yari yahindutse umufuzi w'amakoti ye? None se byari byanditseho John? Ntabwo yari yambaye ikote, yari yambaye umupira wa John. Mubwire bavuye muri Kigali Comedy. So ibi rero wowe irunga abo bantu baje kugira kubereka Nyirabitanga we ku giti cyari kwiyemerera ko ngo yahaye John pass. Yes, nabihakanye se? Banasamba kwera na murongoye. Ihangani wo niyo muri gushaka kugira. Uretse irunga uragenda gake. Uri kunyumva? Uretse no kumurongora. Murabashinja cyaha, murabashinja cyaha ibi bintu kubera ko Nyabitanga ari kwemera uretse gato. Nyabitanga se yigeze yemera ko basambanye na John? Nyabitanga icyo adahakana ni pass. Waravuga ati nta ntanga za John zindimo. Ariko Nyabitanga bera n'umugome akabyigamba akamera nk'umuntu uri murakina ku mubyimba abo yagiye atangamo ngo za pass. Natanze pass ariko nge ntabwo yigeze mufungurira amaguru, nta ntanga zizinyirukankamo. Nicyo kintu kibabaje nani irunga. Twakurura hanyuma indeba kure. John muzi ko ikintu bita ibanga ari ikintu yibagiwe akabwira Nyabitanga ngo mu ntega amatwi mwumve ntabwo duhubuka. Umva. Nyabitanga. Nose Godfa gato. Genda gake. Gato nkubaze urakomeza. Iyo ndirimbo se yaba ari Nyabitanga yishyize kuri status ayicuranga. Banza wumve. Okay. Nukuvuga ngo John we ahanyuze. Afata ikintu afata ifoto. Nukuvuga ngo we ahanyuze, urimo kunyumva? None se akoresha John agira telefone imwe agira ebyiri. Uri kubikira ndi kukubwira? Nukuvuga ngo John we asiga ifoto y'urukibutso. Bivuze ngo muri audio ariko kakubaza. Uzi John ufata video umugore yakoye? Icyo nicyo kintu kibabaje c'ububwa sha. Uretse gato ibaze Nyabitanga none harongoye kuko yamuzaniye ibyuma bya YouTube. Nukuvuga ngo John ntacecetse ntari kunyura hano. Nyabitanga yahakana atahakana hari ifoto video y'urwibutso. John yayiriranye indege. Tugende gato. Ayo ni mapya. No, nakubajije John muri kuvuga. John ushobora gufata nyina w'umwana we yagiye mu murenge akamara iki kiganza akarahira ko bazabana karamata. Akavuga ati nzagira gutya. Umupuri muti byapa. Ibyo kintu nabyo urabizi. Genda gake. Ubu ndahagaze mutapinge screen. Tap the screen bataza kutuvanaho. Tapote la famille.
Irunga ngo wabaye umunyamakuru wa Sarusi. Yeah, man, nakwaga mu ariko Jay yagira amatsiko mwemuretse gato. Halo Kra, ndabona rero network azanze ngwino ubu wamaze kuva mu rusaku siko bimeze. Iyi ntambara ngwino sinjye nakuzanye muri iyi mihanda ngwino mada vayo ndakurakariye ngufite Ubu se ntari kumwe na Ragera. Muretse gato ngufite ikintu bita uburakari sheri, ntabwo nakurwarira indege ngo nurangiza nkuri ibintu nk'ibi ngibi. Jesus Christ. Kra, ngwino kuri pano ndarara amajoro ngutekereza nshakira icyaguteza imbere ukankora ibintu nk'ibi ngwino kuri pano. Sense kandi bose barwaye indwara nk'iya Sonia. Narizi ko umuntu utangiye igitsina atabanje kubitekerezaho ari Sonia. Abantu bose bagiye muri ubu DJ. Umva Godfa. Bro birambabaje we. Amakuru mfite none ahangaha nuko imodoka Eva afite ari y'ideni azayishyura mu myaka 5. Wavuga wese ko yayiguriwe n'umugabo yaba agiye kuri kiriya modoka ngo ni y'ideni. Bro, Amakuru angeraho ngo nuko Nyirabitanga yishakiraga kashe kandi ngo yarazibonye. Nyirabitanga arimo arashaka kwikura yuko bamusambanyaga nako yasambanyaga John. Nashaka ubundi buryo abivuguruzamo n'ibiki byose ariko ko batasambanaga. DJ Clash ngwino. Amakuru angeraho ngo nuko Nyirabitanga nk'inshuti magara yakadasohoka ya Eva. Urimo kunyumva? Ahubwo amakuru ibingibi biranashoboka yes, ni inshuti ye nanjye ndabizi. Ibyo byo nukuri. Ni inshuti magara. Twumvikane. Ariko nanjye mvuga inkuru nirukanse. Urayizi kabisa. Clash uri he? Clash vayo hano. DJ Clash shira muri request. Abandi bantu ba moderator. Aba moderator mfite mufata abantu bose bashize muri request bari gutuma ntabona abantu nifuza mu baboroki. Bazongerwa kuri ipa n'ukundi. Hanyuma ariko abantu hano hari abantu bankunda. Uzi ko hari abantu baboroka bakajya gukora konte cyashya bro. J Ase Clash ko ntari kumubona. Clash shira muri request sheri. Uzi ko abantu mwashyize muri request namushaka inkuru muvane muri request zanyu. Muvane muri request kugira ngo mbashe kuzamura abantu. DJ Clash ntabwo ndi kukubona. Ase J ukimara kumva ko John yarongoye DJ Clash wumvishe warira? Ose Clash ni barongowe n'imbwa abikunze wabigenza ute? Clash DJ kose maruka kakumera umuro twagiye abandi baba mimitize wavuye mu rusaku twagiye sasa mbira ukuntu uziranye na John. John ntabwo ndi bunyura uruhande. John yarakurongoye yes or no? No, John ntago muzi. John uramuzi yarakurongoye kandi noneho ngo amafaranga asiza yakumennyemo papa. Ibyo bireke. Ndiko mubwira ko ntawe nzi se. Uva kumbwira ikintu kimwe. Ikintu nshaka kukubaza ni kimwe ntabwo njya kunyura hirya. Sibyo? Ahantu wahuye na John hari safe. Ko bivugwa ko urukunyumva umuntu yahuye nawe wese. Bahuye bose. Byagenze gutyo. Mwese yatwaye amafoto yanyu y'urwibutso. Mbwiza ukuri nk'umuntu wanjye. Uyu John mwarahuye ntimwahuye? Ntabwo twahuye. Mwarahuye. Ntabwo siko nshinja kandi uri kumbaza. Ntabwo ndi kukubaza ariko ndi kukubwira akoringi ku makuru mfite. Ibyo ntago ari byo rero. Njyewe umve cyandi kukubwira niko buri bwari. Clash we. Clash ni kasuku mvugana. Yego kasuku. So no kuvuga ngo wavuga ukuri utavuga ukuri ndimo nabikubwira nyine nk'umuntu wawe sibyo nkuko nabikubwirira mu gikari uri kumva
Yego. ako kantu bagushyiriyeho ngo k'ifoto y'urwibutso wongere ugatekerezaho bwa kabiri. yakubwiye yarangije bamwita Jay. Narangije. Aka kantu k'ifoto kuko uyu mugabo turi kuvugana turi kumwe fata umukobwa bita Nyabitanga urukumva Wenda muzi. ari kugendana amaraso ya John mu mubiri we. Fata uyu mukobwa w'umurundi kazi utuye muri Canada, umwana yenda kuvuka, nguha urutonde rw'abakobwa. Fata umugore wa Bisore muri Michigan. Tangaye dore hano ni ukuvuga ngo John uri kunyumva ntabwo ni imashini papa. Ikibazo John ntabwo muzi ahubwo muzi cyane, ahubwo nzi yepfo. Crash uretse gato nakubwiye ntugende gake. ifoto y'urwibutso John ni ukuvuga ngo urukumva ntabwo afata ifoto, ifoto ziramukurikirana. John uyu urukunyumva we ni ukuvuga ngo umugore yishakiye akamukwa bagakora ubukwe, waravuga ati umupuri wawe ngufite muri telefone zawe ibyapa, umugore we nyina w'umwana we papa. Urukundo icyo kintu ndacyumva. umugore bashakanye bakajya mu murenga aravuga ati ubwambure bwawe ndabufite nzaguta ibyapa. Ariko zinkubeshye nyina w'umwana we basezeranye imbere y'amategeko n'Imana. Sinkubeshye rwumva umunsi John yatangiye kurekura ayo mafoto niko bimeze. Umunsi yatangiye kurekura ayo mafoto ngewe nzamwishakira n'igishari. So rero izina ryawe ryajemo Shushu, urumva nyine nge najemo gute? None se kuki wajemo ubundi? Kuki wajemo? Amakuru agera haravuga ko umuntu yanambwiye bro mureko uwo mwana yishakira. ahubwo Godfa ya foto y'umwana w'umurundi kazi ushizeho ngo John impamvu wajemo reba akantu nkohereje kuri WhatsApp uyigarure iriya foto y'umwana w'umurundi kazi uyingarurire. Hari umuntu ugiye Irunga reba Crash nareba akantu mwohereje kuri WhatsApp Crash maze yongera agaruka avuge ngo kuki najemo. Yongera agaruka avuga bavyita ibizibiti, maze yongera agaruka ati kuki najemo. Ibizibiti papa. Mungarure ya foto y'umwana w'umurundi kazi, hari umuntu umbwiye neza ko yampa neza gutyo yose. None se ari uko abonye ifoto bakukiwerewere wo ngo ni ikigoryi. Yaramuzi ni inshuti magara, nagaruka abonye ifoto. Mumpe nimero y'ura murundi kazi. Nihagira umuntu umpa nimero y'ura murundi kazi wo muri Ottawa, uwo muri Canada. Urayifite nimero y'ura murundi kazi? Okay. Ntayo ufite uri ikiwerewere, no niba ntayo ufite uri. Utantukira umuvandimwe. Nonese umuntu udafite ifoto nako nimero. Wewe nturi muri okay. Ese ko yagiye nkaya za hene inde hari umuntu gasuku yaratumye ngo aze kureba. Yagiye ku Jay wanyohereje uboro wohereje Crash. Nanjye pe Crash ni umushuti wanjye ntago. Nta mbabazi ugira, warangiza ukamushinja nk'umuntu uri mu rukiko. Umushinja ariko ibyo ni ibiki bibaye. Niko ibyo ngibyo bivuze iki? Ibyo bivuze iki? Urazi ibyo ngibyo bivuze iki? Ibyo bintu ndavuze ngo erega Irunga warukitubwira ahanga twinjiye mu mwandiko w'inkuru. Crash garuka. Ndapfuye hari ibintu ndi kubona hano gasoma. Jay rero urumva ubaye iki? Jay n'ujya bacecetse uko kiba kifite inkuru kiryamyeho.
uba ufite inkuru uryamyeho yo ubaye iki yo uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi. Ibaze uyu mwana ukamuca inyuma ukajya gushaka Nyabitanga ukajya kurongora DJ Crash uvuye kuri iyi nyu. Ndebera bro, abagabo n'imbwa. Akeva nawe agaragara nk'uwagira umusundo uryoshye. Ndakubujije reka ibyo bintu please, reka ibyo bintu ngabanya bayuti uyu murundi kazi. Imana ugira amagambo akakaye pe. Asi ibicucu ko bitari mu biramereza gift bro. Ibintu neva ko bicucu ibintu byanga ni ibigoryi bro, ni ibikene. Mwabicucu mwe ko mutari murakiraho gift. Niko ase DJ Crash kugiye kumuhereza ibintu agahita agenda. DJ urihe garuka. Abantu mushaka kuzamuka kuri pano mukande kuri gasuku cyangwa mukandanga kuri goro mwokapfamwe. Mwakanze kuri goro ariko Godfather nawe DJ Crash wagarutse? Nagarutse. Aha, uvuye kureba hariya ka kantu uretse gato kuma iriya tura tuntu bita kumanyoko batwita mu Giswahili. Musundi amaje. Jay, ubu DJ Crash wanjye ngo batwita gute sheri? Uko nkubwiye. Tura tuboro batwita gute? Tura tuntu. Ese Cra. Ukomoka he? Ngese nkomoka he? Nyarwanda. Rwanda buzugu. Oya nyine mukaye kare. Kare ibyo wacu subizanyemo gute? Oya nyine nakubazaga ndashaka kubwira akantu kamwe. Ibyo uzabimbarize mu gikarito. DJ Adams or one other. Amakuru barimo barayamfeedinga bro. Yishise? Komeza ndi kukumva. Mukaye karere we? By'akarere bikarike. Nuwingoma Godva. Nuwangoma? Numwana w'ingoma. Ntacyo bitwaye azironga ari umunyarwanda akazi bindi reka tujya. Oya, uzi impamvu se bura twebwe urabona nkatwe abantu b'igikondo tugira umwihariko niyo mpamvu mubaza. Ariko abana b'ingoma ari ukuntu bajya baza bagashaka kugira ngo utuntu tw'utumanyeri byihore. Uko byagenda kose DJ Crash ikintu n'impamvu reba nakumiye mukobwa wanjye urumva ntabwo nshaka ko iyi nyandagazi igishyira niyo mpamvu nashatse kugira ngo dukumire hakiri kare. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu ntabwo ari umugabo mwahuye nawe. Uyu ntabwo twahuye ariko ntabwo mwahuye cyane akuru ndayafite. Njye sanze nkaguha amakuru ya nyayo ukareka ku urakoze cyane iki nashaka gafata umwanya. Ijambo ni iryawe. Ijambo ni igwawe mu Kirundi niko bavuga. John igihe namubonye Ego yaje ahantu nakoreye ari kumwe n'abasaza ba Eva. Kandi nakubwiye ko Crash wa hehe Ngoma mukanya ntiyavugaga mukanya ko amubona gutya ku mihanda. uretse gato ariko se nawe ugiye kumvanya. None sawa nagari imihanda aho hatari uretse gato Mu kabari se si imihanda reka nzega nawe ugiye kuvanga. Reka fata ijambo madamaze. Erega nababwiye ko basaza bane ba Eva komeza. Eva. Yego. Uwo ndi muri kumwe uri gukongorera. Nirage Ngo nawe yaramucumise yabarongoranye reba. oya no mugabo we bro no mugabo we ntaga yamucumise. Komeza. Uri kuva Godva? Reka tumaze twumve Crash ya mbere yazanye ahantu hakoreraga n'abasaza be. Komeza inkuru. Urumva niho nari nakoreye. Abo basaza ba Eva bamwe nari mbazi. Ngenda ngiye kubasuhuza nk'abantu tuziranye. Muri basaza ba Eva uwo uzi nindi? Uwo muziranye nindi? Uwitwa Rugamba. Okay. Sawa. Bya bintu Godva.
ibiki komeza shushu, komeza uburetse gato je. hanyuma ndabasuhuza mpita ngenda ese hari ikindi byarangiriyeho No, umuntu bari kumwe aramwongoreye. wa Eva ntago mwumvikana, ninde mutumvikana kubera iki mutumvikana? nta n'umwe tutumvikana nta n'umwe tutumvikana Yego. sha nawe kabisa twapfa iki nta n'umwe tutumvikana kuko nta n'ibiduhuje bya danje byatuma tugirana ikibazo ni abantu tuvugana kuko duhuriye ahantu runaka tutahuriye Hanyuma byaje kurangira bite rero? harangiriyeho Komeza jya mbere. kandi byararangiye Ibivuga ko John yagize gutya ngo akagutatura bye kandi utanzwemwo pase na musaza wa Eva, ibi bintu byabifitanye ahantu bihuriye n'ukuri? ntaho bihuriye n'ukuri kabisa. Basaza uretse gato kuko nituza ahangaha iyi nkuru ndashaka kugira ngo twumvikane. Jay, connecting ikintu bita dote, bareka na mwaka nagiye ku ishuri mujye mu connecting ibintu. Nyabitanga aravuga ati ngiyewe impamvu nahaye John passe, urukumva? Nta gitangaza kuko n'abasaza ba John bari bahaye, basaza ba Eva bari bahaye John passe already. Passe yandeze. Hari undi utari crash. Yewe kandi wowe nyine ni ukuvuga ngo impamvu Nyabitanga yisanzuye agafata agatanga passe kwa John umugabo w'inshuti ye magara ni uko yafashe urugero rwiza kuri basaza ba Eva watanze passe kuri John agatanga umuntu bita DJ Crash. Roden PHX. So my question is nibyo John ya sinzimamye ko ari Rugamba cyangwa atari Rugamba, ninde wagutanzemo passe kuri John? nta n'umwe wantanzemo passe kuko njye nabasuje gutyo nk'abantu nzi kuko bari baje bavuye mu bukwe, ari n'abantu benshi cyane, bari benshi cyane kabisa. Ndabasuhuza nk'abantu baje hano nakoreye ibindi mitangenda. Nindi uri guplayinga munsi ibyo bo Niwe Ninde? kuri live. Hari umuntu muri kumwe kuri live hano ninde? Ntawe. Arahari mufite ariko telefone. abakobwa uzi ko ukuri kwatabatandukanye nta muntu muri kumwe nawe. Nta muntu uri kumwe nawe uri live n'injye uri live. Ngaho da bikiplayinga gute se? Ufite telefone ebyiri sheri? Nese biri kwiplay ubwo muri ahandi muri ko nari njye. Ubwo ari kwa Irunga. Yani kwa Irunga nibyo. Irunga Michael irafunguye. Reka dukomeze. Ubu ngubu dutandukane twemere ko uduhamirije ko wowe na Eva na John nta kintu kigeze kimwe. Tutanaziranye unamubajije we yakuvuga ko atananze kuko urumva nawe nabasuje gutyo biraho. Nyabitanga kandi avuga ko ngo ari wagutanzemo passe ngo wagusambanye. Muramubeshyeye kabisa. Nawe mutamubeshyeye akari we wabyivugiye yarabeshye. Yaribeshyeye. Shema Mwayamba wa New Higher Tech Center. Ntanzemo passe kabisa. Ubu ngubu DJ Crash nk'umuntu hano. Jay, uyu muntu apostinze ninde? Mwabantu mwe mwigeze kubona iyi nkuru nshaka kuyibaha ndongera nyikureho impamvu nyayo yari iyi. Jay, uyu mwana wapostinze kuri ntuza wawe ninde? Jay, ese Jay wagiye? Kura Godifa mu gihe wenda hari icyo mugitegereje sorry nukuri wambwiye uyu mwana w'umurundi kazi ko yankorogoshuje. Umwana w'umurundi kazi ngo n'umufiance wa John kandi John byararangiye nyine bazamuye. Umwana w'umurundi kazi azi ibingibi John akora. Hagarara. Ni fiance we biri. Iryo zina fiance we ndarahara ukuntu ndabizi. None yamuteye inda.
niyo makuru mfite ariko ntabwo mpagazeho ko ntabwo ngenda umuganga niko bavuga ni ibintu by'ibihuha biraho biravugwa ko yamuteye inda kandi noneho ibi bintu aya makuru yivugirwa na John kanzanyije Michigan mu kanya ndagera Michigan apana n'amaguru ninjoro yose ndayazana ndaje Michigan